uretse kugenda ubanzemo amafaranga yo guhaha mbona ushaka kugenda utama amafaranga ariko se ndekera igikapu banzemo amafaranga yo guhaha yo guhaha ibiki wayasize se amakize amafaranga ese waraye utariye waraye utariye ese undi umuntu ariye ntago akenera kongera kurya ubundi igifuni cyo wakize imbere kurusha ibindi byose ngere mwese wari wambona njye hano saa sita njye muri gihe wari wambona hano njye nzana amafaranga njye guhaha nta kintu ntabwo urari ibihe turimo ko ari bya covid none se kugiye kugenda sinzi n'igihe uri bugarukire none se ubwo urabona nagutegereza igihe uzira koko ndirirwa ntariye se ntubona n'ukuntu umeze utese ushobora kugira n'impuhwe si ibisanzwe ndashonje maze ahubwo nzanira inyama zisigaye zimpumurira inyama ubwo rero ivugana n'isoni ufite ni nk'iki kigutegera kurya inyama mudamu n'igiki n'uyiga ndazikeneye aho ngeze aha ngaha ndazikeneye ariko se ukeneye inyama abantu bazijya muri iki gihe ni bande zimpumurira zitanahaheruka umva n'ibibazo reka nkubwize ukuri uri kumva neza njye nimba ibyo kuvuga ngo inyama uri kumva abo zihumura ni benshi urumva ko ngenzi ikibazo kamumura kuki navuga ngo inyama ntacyo kubigira niba ntayo ufite yazo ntacyo mpanje kwigurira mbese ari iki kiri kugutegeka kurya inyama n'iyinda yawe nyine reka mubwize ukuri none ngina nakubwiza ukuri kumva nimba uyu mwana utwita gutegeka kurya inyama umwana utwite se gutegeka kurya inyama ntabwo rero ibihe turimo ko ari ibya covid agutegeka kurya inyama none se arabizi kandi ntabyazi reka mubwire nimba atazi ubwenge anawe abimenye neza dore kana nabimubwira arimo aranyumva wa mwana we umenye ko turi mu bihe bya covid ibintu byo gushaka kurya inyama ubibyikure mu mutwe wawe nta bintu turimo ari byo kurya inyama urukumva nta n'isoni ariko mana ya wowe nugira n'imana ukajya ubona n'ubunyobwa ubwo kurya urumva ubugari ujye ushima imana inyama reka mubwire uyu mwana ariko uyu mwana ko ndeba uyu mwana azavuka ari ikigeragezo ariko mugore wande kugira kandi n'umwana iyo ndiye ibyo ndiye ni nabyo bimutunga niyo mpamvu mba ngomba kubona intungamubiri n'izo mbuto nkazibona kandi ubu se ngemeruka kurya imbuto ryari gutegeka n'imbuto ndi kumwe nawe se ahubwo nyine reka mubwire uri kumva njyewe noneho aka kanya nta mafaranga mfite yo kuguhaye uyu mwana ni ikigeragezo ndakubwiza ukuri bimeze gute se wowe ushinzwe iki mu mudugudu hano numva bari gutongana biba ngombwa ko nza kureba ikibazo umuturanyi agize mumbarize kandi umugabo ntunze hano rwose njye yaranyobeye abaturanyi bafite ibibazo umugore no sumva umugore atari ufite ikibazo njye urumva hari ikibazo ndimo ndamwaka amafaranga yo guhaha akayanyima hanyuma tudatongana nimba nsotse ngiye gushaka ibyo kurya rukumva uyu mugore akansohoka inyuma ari muri ngo ni ibyo kurya n'ibyo kurya agishize ibyo kurya narabishaka mama ndi kumwaka amafaranga njye guhaha abakeneye kurya n'umwana wo mu nda abakeneye kugaburirwa none wowe ko wakuze utara ariko abagore reka mbanze mbabwire arabona ibihe turimo ni ibya covid siko bimeze ni gute atakwihangana ngo ajye agera rimwe ku munsi iryo rimwe se ryo wamuhaye amafaranga yo yayampaye se yo ngo ntagira ngo umunsi nyine natigeze nawe nijoro hagiye none se ntugende buri munsi mboreka no mbabwiza ukuri kumva ndumva nawe abagore mwese ubundi barabavuze ngo mufite ubwenge bwacuramye kimwe naye nyebeye n'ubundi iyo nama waruzanye muri uru rugo urukumva none reka mbabwire njye nta mafaranga mfite ngiye kujya ku kazi narindire yicare hariya araza kujya ariko mugabo kibazo mugabo uyu ni umwana twite abakeneye kurya urumva umwana mutegeka kurya inyama se umwana aramutegeka n'izo mbuto akazibona reka nze nguhe ibiciro ariko njyewe nkazongera kubona hari itiko ry'amafaranga riza ngo amafaranga menye ko amafaranga avuna we none reka mbabwire sibyo reka mbabwire uretse yuko njyewe ndi umukozi w'imana urumva ngo nakabaye namucapye inshyi nk'ebyiri wakajya gukemura ikibazo cyo mu rugo wazi mucapa akajya kukurega ariko se nawe nimba uri umuntu utekereza umwana utazi ko turi muri covid akaba ashaka kurya inyama ari umwana uyu mwana urabona atari ikigeragezo none wowe kuki wamuteye inda muri covid iyo uyireka kwanza ntabwo waje guca imanza reka nze nguhe ibiciro byo guhaha yampenyine yawe kare kose reba nk'amafaranga ariko wowe tonde amafaranga ni ayawe se wagiye gukora kandi akamenya ko uri bumuhahire abagore reka mwareze inda imbere ariko ko babahaye uburenganzira bwo kwidagaza babahaye bwo kureka inda imbere akiri ibiceri akibaza usi ibiciro wabigura byahahe fata amafaranga umuhaye angahe nayanze singaye 200 umugabo we nawe yitwari ubaye amafaranga 200 wowe nta kintu na kimwe kiri muri iyi ngaye yabarire none hanyuma ko ngenda amarwa nijoro ko narayatoragura oya yabarire none nawe usiga umubwira tuguhahe nibi ngibi nawe giye yahahisha ubinzanira abagore murarushya ko ntaruva mwigendera buratewe nagira nimwe cy'ukuntu ngiye kuguha amafaranga iki gihumbi akira wampaye akira ariko ndigendera umva akira yangaya araguhaza saa sita wowe
ndigendera ibyo yafate mwereke yafate ariko biravamo yafate ndagufasha genda haha urateka ndataha njye uri kumva ninasanga njye ndasigara muri konti abantu mwareze indi imbere aya mafaranga avamo ikiro cy'ibirayi uri kunyumva avemo ifu y'umuceri uri kumva avemo amavuta n'utunyanya nyine amakara se uragura udukara tw'ijana inshenga barazitanga nta kibazo ariko nawe mwebwe niko muzubatse nuko turihangana nyine tukabimenya uko abaduhaye ko ariko twakira umva ndumiwe pe Imana nifasha nkabyara umva byaba ndekera banza mbona akazi nanjye njye nkora